ngiye nahagaritswe n'abapolisi babiri bo mu muhanda bafite imbunda bamaze kumpagarika banyaka ibyangombwa by'imodoka ndabibaha bansohora mu modoka ko nta cyambwa yirekere mu modoka nyirekeramo banjyana barambwira ati fungura butu ngo hagarara hariya gihagarara nagiye kubona mbona bambaye civile nk'abambaye bari bambaye nkuko nanjye naye nambaye ngo tujye kwambika amapingu nahise mabwa ambaye amaboko mwakire amaboko mwakire ko bahita banyambika amapingu ngiye barambabara nk'abajura mu mabaro twatewe n'abajura bashaka kutwambura ibyacu ku gitugu n'agahato ngewe icyo bashaka ubutaka bwanjye sinabubimye icyo nkeneye ni ingurane ikwiye nkajya gutura aho nshaka ibyo ruvuga byari amazu ngo barayagabanyije niyo bayagabanya bakashyira kuri miliyoni niyo bayagabanya bakashyira ku 500 nge ntago nshaka gutura mwaziriya nzu ejo bundi ni nabyo nabwiye umuvugizi wa RIB icyo kibazo mbaje nawe yarakimbashije ndambwira ati nyakubahwa umuyobozi mfite impamvu zigera kuri 3 zituma ntajya gutura mwaziriya nzu ndambwira ati ngewe aho nari ntuye nabaga munsi y'ibyumba 5 na saro nari mfite imiryango 9 nkodesha arambaza ngo wakuragamo amafaranga genda yamubwira none mbwira ukuntu umuntu yicara mu biro agatekereza jado wabura ufite imitungo yishyura abana amashuri iyo mitungo ikavamo ibyo kurya bibatunga n'ibyo kwambara kandi bafite naho kuba hisanzuye umuntu yicaye mu baratekereze ngo jado ngomba gufata uriya mutungo we wose nkawuhonda nkawushyira mu gapfunsi none nkamubwira ngo jado genda uture mu byumba 2 na saro mu Busanza ese kinzu ari ikiririyemo nungeza mu Busanza abana banjye bazongera kwiga abana banjye bazongera kwambara ese kuki ushaka kunshyira mu cyiciro cy'abafashwa narindi mu cyiciro cy'abafasha urumva atari ukuntekereza nabi nagasuzuguro nagasuzuguro ndetse ni n'ubusambo. Kangondo na Kibiraro ahazwi nka Bannyahe rw'impyisi haracyavugwa mu mahano yaranze ubutabera bw'u Rwanda mu mwaka wa 2022 ntibyahereye aho gusa ahubwo no gufungwa kwa Shikama na Ihorahabona cyangwa se Ihorahabona bombi bafatwaga nk'abakizigenza babanambye ku burenganzira ku mitungo yabo nubwo inzego z'ubutabera zabafashe ku nyito z'ibyaha binyuranye n'ibibazo bya Kangondo maginga ya mu butabera ruracyageretse. Kuri uyu munsi wa none Shikama amaze amezi 3 n'iminsi 9 afunzwe aracyari mu gifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo mu gihe urubanza rwe rutaratangira mu mizi. Kuri uyu munsi wa none kandi Ihorahabona aritaba urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ni nyuma y'iminsi mike arekuwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ku cyaha yaramaze igice cy'ukwezi afungiwe. Ibi nabyo bikaba byareje bikurikira gufatwa kwe nyuma y'amezi 2 yaramaze asiragira buri cyumweru kuri RIB aho yahamagazwa kwitaba ngo bacunge ko kibarizwa hafi aha. Ari nako kandi bamuhatiraga ubutitsa gusinya ko yemeye guhabwa ingurane mu mafaranga yabariwe ku mutungo we, ingurane we yitaga intica ntikize akurikije agaciro k'umutungo we wasenywe mu mwaka wa 2022 uri mu nzu yabagamo n'andi mazu yakodeshaga. Kubirukanwe mu mitungo yabo muri Kangondo na Kibiraro gufungwa kw'abagabo bombi Ihorahabona na Shikama birafatwa nko kocecekesha kuko ari bo bazamuraga ijwi kurusha abasigaye bose ku kibazo cy'imitungo bitaga ko bahuguzwaga, ariko kandi bikanafatwa nko kubakanga ngo niba hari n'usigaye bateganyaga gukomeza kuvuga ikibazo cyabo aziba icyuho arya rimenge. Ese kwitaba urukiko kwa Ihorahabona uyu munsi birashya bishyira iki? Tubitega amaso. Hagati ariko birashoboka ko nawe yaba atorohewe kuko yaracecetse. Mbere ko yitaba urukiko uyu munsi sinabashije kumubona ngo tuvugane, nagejeje gushaka kumuvugisha ariko ntibyakunda. Bibaye ngombwa ko mbagezaho ikiganiro nari narabitse nagiranye nawe mbere gato yuko atabwa muri yombi. No kuvuga ikiganiro twakoranye mbere yuko atabwa muri yombi agafunga iminsi 15 ni ikiganiro cyari kitaratambuka nari nabitse ku mpamvu z'uko hari urubanza rwari rugiye gutangira. Ni ikiganiro twakoranye mu mpera z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2022. Ibyo avugamo hari ubwo byaba bifite insano n'ibiri kumubaho none. Bwana Ihorahabona twongeye gwikaze kuri Pax TV. Murakoze cyane n'amakuru Pax TV y'ubwiza.
Ihorahabona Jean de Dieu twongeye guhura nyuma y'iminsi nta cyumweru gishira utitabye kuri RIB. Umaze kwitaba ni 4 ni 5? Maze kwitaba sebera no kwitaba ntabwo sinzi ko ibyo ari byo, ni gato ni 5. Nzita kwitaba kuko ujyayo bakubwira ngo uzagaruka igihe iki n'iki, ukagenda ukajya mu bitabo ugasinya ko wageze, byitwa iki nk'ubwo duhise ari wowe bibaho? Ntabwo mbizi, gusa ngiye cyo babashije kumbwira ngo nuko ngo byemewe n'amategeko. Ngo nanjye narabyemeye nyine, ni ukuvuga ngo niyemeje inzira kuzihata ibirenge rwose. Ni ukuvuga ngo inshuro bazangenera zose njye nzitaba, cyane cyane ko ndabaza ngo ese naba nzira iki gituma iyi minsi yose nkomeza kuza. Barambwira ngo byemewe n'amategeko, nanjye narabyemeye kuko nanjye ntabwo ari njye ugomba kwica amategeko, ariko iyo abantu bose bishe amategeko bahamagara. None kugira ngo udukurikiye uduteze amatwi atibaza ngo ni ibiki birava bikagana he, ibutsa abantu ufatwa hari ryari, wari ukurikiranyweho iki? Ntabwo nigeze mfatwa, ujyayo bakagusigara? Ntabwo nigeze mfatwa, narahamagawe. Narahamagawe ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9. Yego, hamagarwa nyine n'umwe mu bayobozi b'urwego rwa RIB, ambwira yuko hari amakuru bakeneye ko mbaha kuri RIB. Uwo munsi rero n'ubundi nawo munsi karitsiye y'imidugudu 3 ya Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro hari hamaze kugotwa, hagiye gusenywa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Icyo gihe rero bampamagaye ngo kubera ko ntabwo mbereho kuba ikigande, nta nubwo mbereho gusuzugura, naramwemereye. Yampamagaye mu gitondo saa 1, ambwira n'amazina ye, uretse ko atari byiza ko nayavugira hano. Ambwira ko saa 3 n'igice ngomba kuba ngeze hejuru ya RIB Kimihurura. Nabashije kumubwira ko ngiye gushaka umwunganizi mu mategeko, kubera ko ntiteguye kugera hariya ndi njyenyine. Yaranyinginga nyine, ambwira ko nta kibazo mu byo ari bumbaze, ngo ntabwo ari byinshi, ngo yewe nta nubwo matinda. Nabwo ati ibyo mumbaza murabimbaza ndi kumwe n'umwunganizi nta kibazo. Ariko ubwo kubera ko unyunganira mu kibazo cya Kangondo, urumva ko nanjye ubwanjye bari bantumbuye, ntabwo ari njye ari kumutumbura ngo mubone. Nasanze yagiye mu kazi, nuko saa 3 n'igice zigeze ndabahamagara ngo ati rero umwunganizi mu mategeko ntawe mbonye, nkaba ntiteguye kuza. Arambwira ati ariko ko atari umwunganizi dukeneye ko ari wowe waje. Arambwira ati ntabwo naza aho ngaho ari kumwe n'umwunganizi, kuko umuntu wese uje aho ngaho baramufunga. Rero nanjye ntabwo niteguye kuza ari kumwe n'umwunganizi. Nuko namushubije, ahita nsaba ambaza igihe nabonera kuri uwo munsi, amasaha nabona kugira ngo nze. Uyu munsi ku wa 4 ntabwo naboneka. Arambwira ngo uzaza ryari? Nzaza ku wa 1. Ubwo rero urumva nagiye kuri 19 nibwo nabashije, umunsi wa mbere nagiyeyo. Umaze kujya kuri 19, ubu ejo kuri 19, ubu nanone kuri 19, iminsi 20. Umaze kujya ku itariki 19, ubu nanone ku yindi tariki 19 ukwezi kwa 10, ukwezi kuruzuye. Ukwezi kuzuye uhamagarwa ujyayo buri gihe. Ubwo wageragayo avuka baramusezereye, wowe baragusigarana, uza gutaha ku mugoroba. Ari naho havuye inkuru yuko bagusigaranye, ko wafunzwe, dore ko avuka yatangarije inshuti zawe n'abandi bakurikirana amakuru ko wowe bagusigaranye. Ese niba utarafunzwe byo kugumayo, uko gusa n'ufurisha ubujisho usaba kwitaba ngo babone ko ukiri hafi, iyo witabye usanga uhamagariwe iki? Usanga ugiye gukora iki?
ubu ngubu urumva avoka twajyanye umunsi umwe iyo tariki 19 indi minsi yose ndijyana, cyane cyane ko ibyo nabajijwe kuri iyo tariki 19 nabajijwe ibintu nagiye mvugira ku itangazamakuru mu bihe bigiye bitandukanye. Ubwo nyuma yaho rero inshuro ya kabiri kuri 26 nibwo nasubiyeyo, nahamaze nk'amasaha 3. Ubwo ndandika ndasinya ndataha. Indi minsi yose ngiyeyo ni ukujyayo ngasinya mu gitabo, isaha nahagereye niyo mpaviriye, ni ukuvuga ngo nibyo nkora. Ubwo muri make nta kindi bambaza. Ari ibyo ukora, kuki waba utagenda ngo uhite usinya uhite utaha, kuki usinya ukicara ukamara amasaha 2-3? Buretse icyo gihe kuri 26 ushobora kuba narongeye gatinda, kuko icyo gihe kuri 19 iho nahageze saa 4, ndabazwa saa 7 n'utunota dukeya basezerera metre, nge ndasigara. Icyo gihe natashye saa 11 n'igice, ari nabwo igikuba cyari cyacitse ko nafunzwe. Kuri 26 ho nahamaze ayo masaha 3, ariko nyuma kuri 3, ku 10 no ku 17 ntabwo mpatinda, ngerayo bakazana igitabo ngasinya nuko ngataha. Kireka iyo hari ibyo nkeneye kubaza, iyo hari icyo nkeneye kubaza nibwo nshobora gusa nkaho ntinda, kubera ko ari njye uba ukeneye serivisi runaka nshaka mbaze nsobanukirwa. None inshuro bakubaza iki? Niba ugerayo baracyakubaza ibyo wavugiye kuri interinete, cyangwa dore kubyuka byo kugumura abaturage no kwigomeka? Niba atari byo bakubaza, bakubaza iki? Ni ukuvuga ngo mbere ibyo bambazaga ibyo navugiye ku matangazamakuru atandukanye, harimo ahantu navuze ngo ubutabera bwo mu Rwanda ngo ni ubutareba. Icyo gihe rero ngo unatesha agaciro ubutabera bwo mu Rwanda, ariko mbereka impamvu yatumye mbivuga. Naho navuze ngo mu Rwanda nguvuga ibitagenda, ngo bagashaka icyaha, ngo natanga urugero, mbaho urugero. N'ahandi navuze ngo amategeko yo mu Rwanda ni amategeko yo ku rurimi gusa, ariko mu bikorwa bayashaka ntuyabone. N'ahandi navuze ngo mu Rwanda bavuga ko ari leta y'ubumwe kandi ari leta ya bamwe, ariko ni ukuvuga ngo ni uko haba hafatwa agace, kuko icyo gihe iyo mbivuga mba ngaragaza n'impamvu mbivuze. N'ubwo rero nabibasobanure, kuko nk'aho navuze ngo bavuga ko ari leta y'ubumwe kandi ari leta ya bamwe, iyo ukurikirana icyo kiganiro uhita wumva no gusobanura. Navuze ko ari leta y'abakire n'abashoramari, icyo gihe ndabisobanura, ariko no muri ribu nayiberetse ndavuga ati reba nk'ubu Kangondo, umushinga wo kwimura ku mpamvu z'inyungu rusange ni umushinga urimo abaturage, uretse ko kenshi imibare bagiye bakunda kuyihisha, kuko uriya mushinga wa Kangondo ni umushinga kuva watangira kugeza n'ubu urimo ikinyoma gusa, nta kuri kugeze kubonekamo. Ni ukuvuga ngo haba ku bantu bimurwa, imibare barayibeshye, kuko ubundi imibare nyirizina y'abantu bimurwa Kangondo na Kibiraro ni 2461. Abantu imiryango 2461 niyo miryango yimurwa hariya. Bo bakavuga ngo ni 1499. 1499. Byumvikana ko ari imiryango isaga 700 baba batabazamo. Ni ukuvuga ngo bavuga ko ari imiryango 1499 yose hamwe, noneho hakavamo igera kuri 250 bitagira ibyangombwa, ifite ibyangombwa ko ari 1200. Ariko iyo miryango yose iyo uyibaze yari ituyemo hariya mu midugudu 3 ni imiryango 2461. Ni ukuvuga ngo ayo makuru nyirizina ngewe nabashije kuyabona, mbonye hawe n'ubuyobozi. Kuko nibyo navuze, abayobozi bacu ni abayobozi bavuka mu miryango, kandi bakayobora bamwe mu miryango yabo. Niyo mpamvu buriya
kenshi amakuru menshi ashobora kuba ari nk'amakuru bita ay'ibanga, bamwe muri ya miryango y'abatuye aho amakuru barayatanga, kuvuga ngo rero niho ku itariki 13 z'ukwezi kwa cyenda nibwo nabashije kubona neza urutonde, hari hamaze kwimuka imiryango 626 mu miryango 2461. Mbona nyine uburyo icyo gikorwa cyakozwe, umubare w'abimuwe n'ingano y'abamaze kwimurwa n'abasigaye. Icyo gihe umuyobozi umwe yarabimpa uko ndabireba ndavuga ati okay, rero ni icyo ndashaka kuvuga ngo kiriya gikorwa cyo kwimura hariya ni igikorwa cyakunze kubamo ibinyoma gusa kuva cyatangira, uriya mushinga kuva watangira kugeza uyu munsi. Rero nari ndimo nkubwira nyine icyo gihe mvuga ngo ni leta, bavuga ko ari leta y'ubumwe kandi ari leta ya bamwe. Ahantu nari nabishingiye ni ukubona umuntu witwa umushoramari leta yemera ikamushyigikira, bakirukana imiryango ingana gutyo. Niba ufashe umuryango, ni ukuvuga muri iyo miryango 2461, reka ubumwe abura umuryango wanjye, ubwacu turi umuryango w'abantu 7. None kuba niba imiryango yose ifite abantu 7, kandi hari ifite abantu benshi cyane, niba imiryango yose ituye aha ngaha ifite abantu 7, urumva abantu baburagijwe hejuru y'umushoramari umwe. Aho rero niho nakuje mvuga ngo ni leta y'abakire n'abashoramari, kuko icyo gihe bigaragaje nyengaragaza uwo mushoramari uri kwirukana iyo miryango kandi na leta ikamushyigikira. Ubwo rero ibyo bagiye bambaje n'icyo gihe nabajijwe gusa nyine bakora statement, nuko birarangira. None wakirute kuba witaba buri cyumweru, buri wa mbere buri cyumweru, umaze kwimenyera akazi gapfiramo ntacyo kakikubwiye, wabifashe nk'umunsi w'ikiruhuko cyangwa hari ukundi ubibona? Rero kubera ko njye nditaba, sibyo, nditaba kandi nk'uko mbivuze, iyo nteze moto ntanga 2,000 ubwo ya buri munsi. Icyo gihe nta kintu nshobora gukora kugira ngo ndashinjwa agasuzuguro, njye ndumvira. Ariko nubwo nitaba, njye ndasaba ahubwo umuntu wese ukoze ikosa yajya ahamagarwa, kuko nk'ubu ntago ari njye nagakwiye guhamagarwa, hari n'abayobozi benshi bagakwiye guhamagarwa bakajya bitaba, numva. Ariko njyewe nyine narabyemeye, cyane cyane ko icyo nzira ni ikibazo cya kangondo rwose. Muri communauté cyangwa muri société nta muntu n'umwe ujyana nabo ikibazo. Icyo nyizera rero ni ikibazo cya kangondo. Iyi kangondo rero kuva ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 2017 umushinga utangira kubwirwa, uriya mushinga imiterere yawo, kugeza ejo bundi ku itariki 14 batangira gukora kiriya gikorwa. Ni ukuvuga ngo biriya bakoze guhera ku itariki 14 babikoze, inama yari yabaye ku itariki ya mbere z'ukwa 9 kugera mu mujyi wa Kigali. Uwo munsi hari hiriwemo abafotora, abakameramani barimo bafotora mu makaritsiye. Icyo gihe bafotoraga, njye narabajije barambwira ngo bari kugenda bafotora ngo ibibanza UPI y'abantu bamaze kwimuka, ariko mu by'ukuri bafite gahunda yo gufotora inzu zimeze nabi, n'ibizenga ahantu bagiye bimura abantu, amazi yagira yareka. Ubwo mbajije bo barambwira ngo bari kugira ngo bamenye ingano y'ama-UPI y'ibibanza by'abimutse. Sawa, ariko kuri iyo tariki ya mbere nibwo nyuma ya saa sita habaye inama mu mujyi wa Kigali itegura biriya bintu byabaye by'uburyo bagomba kuhasenya. Ku itariki 9 ndumva hari ku cyumweru z'ukwa 9 n'ubundi habaye, nibwo haje abapolisi mu gitondo bazenguruka karitsiye yose
bazenguruka ikaritsiye yose, bazenguruka ikaritsiye yose tariki 11 bazenguruka ikaritsiye yose, ariko mbo biriya bibaye nibwo nabonye yuko bari bari muri gahunda yo kureba imiterere y'ikaritsiye n'uburyo bazayigota. Kuri iyo tariki ya mbere rero, kuva ku itariki ya mbere kugeza ku munsi kiriya gikorwa nyirizina cyabereyeho, hari hagiye haba ibiganiro bigiye bitandukanye ku maradiyo atandukanye, ngo hari ibyabaye binyuze kuri TV1 na Radio 1, ngo kirimo umuvugizi wungirije wa guverinoma, ngira ngo nanamusabe, ndemera neza ko bize amategeko, ariko ndabizi neza ko kuba yarize amategeko ntabwo agakwiye kugoreka amategeko, kuko niho yavugiye ijambo rivuga ko ngo abaturage bagomba kugenda, ariko imyanzuro y'urukiko ku bareze ngo ikazashyirwa mu bikorwa ariko baragiye. Ariko nkagira ngo mubaze nyakubahwa muvugizi wa guverinoma wungirije, ko wize amategeko, itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange kuva ku ngingo yaryo ya mbere kugeza ku ya 43, icyo nemera kuko ndabizi ziriya mbaraga zakoreshejwe hari igihe zagombaga gukoreshwa, ariko ntabwo ari kiriya gihe. Zagombaga gukoreshwa hagati y'itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri 2018 kugeza ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2018. Ziriya mbaraga bakoresheje, itegeko ryabahaga uburenganzira bwo kuzikoresha, kubera ko nta muntu ugomba kubangamira igikorwa cy'inyungu rusange. Ndabivugira iki? Ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri niho urwego rw'imura rwari rwabashije gufata icyemezo ndetse ruha umurongo kiriya gikorwa cy'inyungu rusange, bemeza ko ari igikorwa cy'inyungu rusange, ndetse batanga n'umwanzuro n'igisubizo cy'uburyo kigomba kuzakorwamo. Ariko itegeko rivuga yuko iyo iminsi 120 irenze, igikorwa giteshwa agaciro, cyaba kigikomeje hakaba ibiganiro, ariko hakabanza hagatangwa 5% y'ubukererwe. Rero umuvugizi wa guverinoma wungirije ntabwo ibyo byigeze biba kugeza no ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2018. Ni ukuvuga ngo cya gikorwa nta gashingiro cyari kigifite, hagombaga kuba ibiganiro, hakabanza hagatangwa 5% y'imitungo yari yarabaruwe, noneho ubwo hakongera hagafatwa undi murongo wabyo. Rero kiriya gikorwa cyakozwe ejo bundi mu 2022 rwose nyishe amategeko, mujye mubyemera, inzego z'igihugu zishe amategeko, zarenganyije abaturage. Buriya iyo umuntu yayobye ntabwo ari ngombwa gukomeza kuyobagurika, cyangwa se iyo umuntu yakosheje ntabwo ikosura ikosoza irindi. Rero nkaba nsaba umuvugizi wa guverinoma akwiye gusubira ku itangazamakuru agasaba imbabazi abaturage, kuko kino gikorwa cyabaye ku baturage ni igikorwa ubwa mbere cyagayishije igihugu cyacu, icya kabiri kirengagije amategeko, bituma hagaragara ko mu Rwanda amategeko atubahirizwa, adakora. Rero nkaba mbona uburyo kiriya gikorwa cyakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi inzego zose, habe urwego rw'inyubahirizategeko, urwego nshingamategeko ndetse n'urw'ubucamanza, reka narwo nduvugeho, narwo ibikorwa byakorewe abaturage babifitemo uruhare gute? Ni ukuvuga ngo igihe cyose twamye twiruka mu butabera, iyo duhabwa ubutabera mbere, kuko ubutabera butinze ntabwo ari ubutabera, iyo duhabwa ubutabera mbere hagakurikizwa amategeko, ntabwo igikorwa cyabaye kigayisha igihugu cyacu, kigayisha inzego, ntabwo cyagombaga kuba. Hagombaga nyine gukurikizwa amategeko, hagakurikizwa icyo ubutabera bwanzuye bushingiye ku mategeko. Rero ni ukuvuga ngo inzego zose mwa kiriya gikorwa zitwaye nabi,
rwose pe zitwaye nabi zagakwiye gusaba imbabazi, nubwo bijya bigora cyane ko umubyeyi abasha gusaba umwana w'imbabazi, ariko zagakwiye gusaba imbabazi ko zakoze igikorwa kitari cyiza, igikorwa kibi, ku buryo nk'ubu ngubu hari abana babonye ubugira karitsiye yari yagoswe, ubu basigaye bashikagurika nijoro, bagashikagurika bavuga ngo mama, ngo abapolisi ibaze ingaruka z'ibyo babonye. Rero ni ukuvuga ngo kiriya gikorwa cyakozwe nabi ku buryo inzego zose zakwiye kugisabira imbabazi. Ubusobanuro birambuye ukuntu ubona ko dosiye yawe uzira Kangondo, ariko kuba uhamagazwa inshuro imwe buri cyumweru no muri weekend ukica akazi cyangwa se ukajya aho wumva utagomba kujya, banagaragaje ko n'uburyo bwo gutega n'amafaranga bigutwara buri gihe, wumva bizaherera he, bizarangira bite? Njye ntabwo mbizi, ngewe icyo namaze kwiyemeza nintanabona ateke nzagenda n'amaguru, ndikumva nzajya ngenda n'amaguru, kubera ko ni ukuvuga ngo batangira nyine bampamagara, navuze ko byatangiye cya gikorwa cya Kangondo gitangiye, kugeza n'ubu ntabwo kiriya gikorwa kirarangira, kiracyahari. Birashoboka ko byazageza igihe igikorwa kizaba cyamaze gukemuka neza mu nzira uwo ari we wese zimunyuze, ntabwo mbizi, cyane cyane ko iyi nanjye mu minsi yashize nagiye kubona nkajya mbona hamagarwa n'abayobozi b'inzego z'ibanze bambwira ko ngo mu mujyi wa Kigali banshaka, ariko ndakurikirana nsanga ariko ni amakuru meza ku bantu batabashije kubimenya. Ubu ni ukuvuga ngo umushinga utangira bavuga ko nta faranga riri muri wa mushinga, ariko ubu ngubu umushinga amafaranga atangiye kubonekamo ku bantu barengeje miliyoni 35, abenshi bamaze kuyafata, ariko uburyo bayafatamo ntabwo ari bwiza. Ni impamvu ngewe buriya ntabwo ngenda umukristo, niyo mpamvu nkunda ibintu binyuze mu mucyo, ni nayo mpamvu buriya iyo mbabaye ngaragaza akababaro kanjye, iyo niyo nishimye ngaragaza kwishima kwanjye. Impamvu bitanyuze mu mucyo ni iyihe? Ni ukuvuga ngo bari guhamagara abantu bafite hejuru ya miliyoni 35, barangiza bakabasinyisha amasezerano y'ingurane ikwiye, wakwihangana nkayasoma, nicyo cyiza ahubwo kugira ngo n'abandi babimenye. Amasezerano y'ingurane ikwiye, noneho ayo masezerano bakakubwira ngo reka ndebe, iyo umuntu basinyishije, uretse ko ari benshi, nayasinywe ku itariki, baravuga ngo inyandiko y'ubwumvikane hagati y'umujyi wa Kigali n'uyu nguyu ntashatse kuvuga amazina, bagashyiraho nimero y'irangamuntu, ngo kuri uyu munsi wo kuri iyi tariki reka nyivuge, kuko uyu nguyu we yasinye ku itariki 28 z'ukwa 9 2022, ngo kuri uyu munsi, kuri uyu wa gatatu tariki 28 z'ukwa 9 2022, ku biro by'umujyi wa Kigali habereye ibiganiro by'ubwumvikane hagati y'umujyi wa Kigali na Bwana uyu, hagamijwe kurangiza ikibazo cy'ingurane ikwiye cy'umutungo we ubaruye kuri UPI iyi, uherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera, akagari ka Nyarutarama, umudugudu wa Kangondo, iyi ni Kibiraro ya mbere, wabazwe ku giciro kingana n'amafaranga ye, nayo sinyavuga mwihangane ku babyumva. Ngo impande zombi zimaze kungurana ibitekerezo zumvikanye ibi bikurikira. Ku ruhande rw'umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali ugomba guhita wishyura amafaranga yabazwe ku mutungo wa na madamu we uyu, angana na miliyoni izi.
gutanga noneho uyu nguyu kubera ko we yari agituye, kubera ko abantu bari bafite hejuru ya miliyoni 35 bo ntabwo imitungo yabo yahise isenywa. Ngo gutanga igihe cyo kwitegura kwimuka kingana n'iminsi 7 uhereye umunsi yaboneye ingurane. Ku ruhande rw'uwimurwa ari we uyu nguyu, ngo bwana ngo yemeye kwakira iyo ngurane yabazwe ku mutungo we wavuzwe haruguru. Ngo bwana uyu yemeye kureka, ahangaha harimo akantu nk'agakorose, kanatumye ngewe mu kumpamagara narabyanze. Nuko ngo yemeye kureka urubanza nomero iyi, ngo bare nanze kuruvuga kugira ngo abantu batarumenya, ngo bare 2021 TGI Nyarugenge yari yarezemo umujyi wa Kigali rwari ruteganyijwe gusomwa tariki ya 11 z'ukwa 11 2022. Ikitonderwa, impande zombi zumvikanye ko nta ruhande rukwiye kwaka ibyerekeranye n'indishyi cyangwa igihembo cyabo. Ngo bikorewe i Kigali kwa 28 Nzeri 2022. Nta gihembo cyava kandi indishyi zitangwa, yangwa ukererwe ntabwo bubarwa. Kandi noneho ihungabana nyine ibyo byose nta birimo. Kandi noneho iyi ngurane ni ya 2020, ni ya 2018 bamusinyishije. Kandi iyi ngurane yari yagombye guteshwa agaciro ku itariki 15 z'ukwa 6 2018. Niyo igomba kuba byateshwa agaciro, hakaba noneho irindi bara rishyashya. Ubwo ngibi narabirebye ndangije, nibwo nahise mbwira abamamagana nabwo ati oya, ngewe metre dufite icyo twasezeranye. Kandi impamvu namushyizeho ni uko ubu bwumvikane iyo buza mbere y'uko njya mu kirego ntacyo byari bintwaye, ariko kuba buje nyuma y'uko ndi mu kirego kandi none urubanza rwanjye rutegerejwe gusoma, reka mbyemere ko naza nkumvikana. Ariko se niza nkumvikana njyenyine kandi hari metre, bishatse kuvuga iki? Ntabwo ati ngewe niba mushaka ko twumvikana, n'ubundi kwitwa ngo natsinze umujyi nta nyungu, ntacyo byabimariye, cyangwa kumva ngo umujyi wansinze ntacyo byabimaze. Igifite umumaro tubashiye kumvikana, nkabereka ibisabwa shingiye ku gihe turimo. Ntabwo ati mumpe ibi n'ibi, itegeko rinyemerera, ariko kubera ko ari mu bwumvikane hashobora no kubaho kwigoma. Ariko metre wanjye ageze gute, turi kumwe, nabo barabyanga. Babyanze rero njye nahisemo kwanga kujya kuganira nabo kugira ngo nanjye batansinyisha aya masezerano. Rero impamvu mvuze aya masezerano, ndagira ngo nshimire. Ubundi izi nzego ibi bintu ziri gukora zagagombye kuzikora mbere y'uko abaturage basenyerwa kuriya. Bakagombye kubikora mu myaka yashize, nta nduru y'abaturage, nta bibazo abaturage barahura nabyo, bakajya baduhamagara tukumvikana, ibyo twumvikanye tugasinya. Ariko none bari kubikora impitagihe mu baturage bafite ibikomere, bari kubikora impitagihe ariko nabwo badakurikije amategeko. None bwana Ihorahabona bizarangira biti? Ibi ngibi, iyi ni intsinzi. Iyi ni intsinzi kuko niba umushinga waratangiye bavuga ko nta mafaranga awurimo, uyu munsi hakaba hamatangiye kuboneka amafaranga mu mushinga, ni intsinzi. Kandi ndagira ngo nibutse yuko ikijyanye no kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange, ntabwo ingurane bayishyira mu makategori. Iyo umutungo w'umuntu wabazwe, iyo ari amafaranga ahabwa amafaranga, aba atitaye ku bwinshi bwayo cyangwa ubuke bwayo. Buri wese ahabwa ikingana n'agaciro k'umutungo. Rero niba baratangiye guha abantu bafite imitungo minini ingurane mu mafaranga, ndagira ngo mbasa n'abafite imitungo mitoya nabo nimubahe, kuko imitungo ni yabo ntabwo ari inkunga. Nabo nimubahe ingurane ikwiye mu mafaranga, nabo bagende binyure mu nzira nziza, giye kunyura mu nzira z'uduhegene,
kuko uburyo bari kubikora bari kubinyuza mu tuyira tw'uduhegeni kandi ntabwo bikwiye kuko niba ikintu cyarabaye publique ni mu gikore publique noneho buri muntu wese ahabwe icyo akeneye. Ikindi ubu ngubu ni ukuvuga ngo kuri 21 hari isomwa ry'urubanza, gurupe yari iya gatatu y'abantu 13, urubanza rwabo ruzasomwa kuri 21, ariko nubwo twara amagurupe 3 ubu yongeye abayana kuko nyuma yo gusenyerwa hari abaturage bacikanye ibyangombwa byabo, kuvuga ngo barebye abona batajya mu Busanza bahitamo gucikana ibyangombwa, uyu munsi barimo barareka. Urumva ko n'ubundi ibibazo biri gukomeza kuzamuka kandi ni ibibazo bagakwiye gukemura bitaragera kure, kuko guhamagara nk'abo baturage mukicara mukaganira bacikanye ibyangombwa abenshi nta nubwo banarize, mubashe kubaganiriza ntabwo bakwirirwa bajya mu birego, mwumvikanye mukabaha ingurane ikwiye mwumvikanyeho, ntabwo bakwirirwa bajya mu birego. Nkaba nsaba rero izi nzego ziri gukora ibi ngibi byo guhamagara abantu bafite imitungo irenga miliyoni 35 n'abo bantu zagakwiye kubahamagara, kuko mba mbona uburyo bikorwa habura abajyanama bafite ubumuntu, abajyanama bafite urukundo nibo babura muri ibi bintu, kuko ibintu hajemo abajyanama bafite urukundo, abajyanama bafite ubumuntu, ibi bintu byakorwa neza kandi bikarangira neza. uwo ni umuti nawe namutanga. Ngiye niyo nama rwose natanga, kuko n'ubundi ngiye cyari cyazanye ku itangazamakuru kwari gutanga inama ku buyobozi rwose bwatangiye iki gikorwa cyo gutanga amafaranga ku bafite imitungo minini, n'abandi bose nibabahamagare, nabo batararega ariko batagiye mu Busanza bacikanye ibyangombwa byabo babifatire mu maguru mashya batarajyana ibirego mu nkiko, nabo babahamagare babaganirize. Niyo nama njye natanga. Turagushimiye Bwana Ihorahabona Jean de Dieu, tugushimiye kubw'inama mutanze, tugushimiye kubw'amakuru duhaye, tugushimiye kudusobanurira uko ikibazo gihagaze kugeza ubu, ndetse no kubona hari inzitizi zimwe na zimwe zabayemo mu byabiteye, ukaba kandi ushoje gutanga umuti. Turagushimiye urugero rwiza. Murakoze cyane. Muri ariya mezi abiri kandi yitabaga kuri buri cyumweru, inshuro nyinshi nizo yitabaga by'umwihariko umuvugizi wa RIB. Si ubwa mbere kandi umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry na Jean de Dieu Ihorahabona, kuko hari hashize umwaka urenga mu bindi bihe nabwo ataramworoheye. Ejo bundi ni nabyo nabwiye umuvugizi wa RIB, icyo kibazo mbaje nawe yarakimbashije, ndambwira ati nyakubahwa umuyobozi, mfite impamvu zigera kuri 3 zituma ntajya gutura mwa ziriya nzu. Ndambwira ati njyewe aho nari ntuye nabaga munsi y'ibyumba 5 na salo, nari mfite imiryango 9 nkodesha, arambaza ngo wakuragamo amafaranga gahe, ndayamubwira. None mbwira ukuntu umuntu yicara mu biro agatekereza Jado wari ufite imitungo yishyura abana amashuri, iyo mitungo ikavamo ibyo kurya bibatunga n'ibyo kwambara, kandi bafite naho kuba hisanzuye, umuntu yicaye mu baratekereze ngo Jado ngomba gufata uriya mutungo we wose nkawuhondahonda nkawushyira mu gapfunsi, none nkamubwira ngo Jado genda uture mu byumba 2 na salo mu Busanza. Ese k'inzu ari ikiririyemo nungeza mu Busanza abana banjye bazongera kwiga, abana banjye bazongera kwambara? Ese kuki ushaka kunshyira mu cyiciro cy'abafashwa narindi mu cyiciro cy'abafasha? Urumva atari ukuntekereza nabi? Nta gasuzuguro kara, nagasuzuguro ndetse ni n'ubusambo. Yego, rero nicyo kintu gituma ngewe ari amazu niyo bayagabanya bakashya ku 500 sinshaka gutura mwari amazu. Yego. Hanyuma muri iki kibazo cyanyu mwagiye muhuramo n'ibintu bigiye bitandukanye, hari abantu mushobora kuvuga muti turashima aba bantu cyangwa abantu bose bababereye babi? Reka nkubwire, kugeza uyu munsi abantu dushima n'itangazamakuru ryonyine rwose mbivuge, niyo abayobozi baba bari hano. Nejo wundi umuvugizi wa RIB yarabimbajije, ndambwa ngo se ngo guhamagara ngo itangazamakuru, ngo se ngo mu itangazamakuru ngo ryabafasha iki, ngo betse ngo kuvuga gusa. Nabwo ati rero narasize mubwira, ngo ati buri itangazamakuru ryatubereye iry'umumaro, kuko niryo ryabashije kumvikanisha ikibazo cyacu
kugeza uyu munsi ni naryo tubona ribasha kuryumvikanisha nubwo kitarakemuka ariko niryo ryonyine ribasha kutuvugira abandi bose ziba inzego zose nta rwego namwe twigeze tubona rubasha kugaragara gufatanya natwe mu mabaro twatewe ngiye barambabara nk'abajura mu mabaro twatewe n'abajura bashaka kutwambura ibyacu ku gitugu n'agahato. Ribu ejo bundi bafata niyo yabafashe cyangwa ni polisi urabitubwiraho hanyuma utubwire ese hari abo muri mwebwe hari abo bahohoteye babafashe bati sinzi nta ribu nta polisi bose n'inzego za leta icyo nabonye nuko nafashwe n'abapolisi nambikwa amapingu n'abambaye civile ubwo rero ntumbaza abo bambaye civile ni bande bari bambaye za mpuzankano zabo se za ribu kuko hari abantu ribu iherutse hari itangazo iherutse gusohora ry'abantu bazajya baba bambaye impuzankano bataba bambaye impuzankano bakerekana amakarita yabo byarakozwe. Reka nge nahagarizwe n'abapolisi babiri bo mu muhanda bafite imbunda bamaze kumpagarika abanyaka ibyangombwa by'imodoka ndabibaha bansohora mu modoka ko nta cyambwa yirekere mu modoka nyirekeramo banjyana barambwira ati fungura butu ngo hagarara hariya gihagarara nagiye kubona mbona bambaye civile nk'abambaye bari bambaye nkuko nanjye naye nambaye ngo tugiye kwambika amapingu nahise mbwa ambaye amaboko mwakire amaboko mwakire ngo bahita banyambika amapingu gusa ntago naye kwirwa mbabaza abari bo cyane cyane niba nari mpagaritswe n'abapolisi kambika amapingu n'abasivile n'abambaye civile ubwo nyine bose numvise ko nuko nyine niyo mpamvu ngo nta ribu nta na polisi bose n'inzego za leta nuko ubwo nibo baduhagaritse warumbaje ngo kuduhohotera ntabwo bigeze baduhohotera gusa nuko mu byo twagiye tubazwa ahantu hagiye hatandukanye ngewe nabazwaga ndi mukumba abandi nabo bari mu bindi byumba abandi bari Nyamirambo twagiye dufatwa mu buryo bugiye butandukanye gusa dumaze gusohoka ntabwo igeze baduhohotera ariko tumaze gusohoka tugeze hanze mu gusangizanya ibyo twahuye nabyo n'ibyo twabashijwe turi kwinegura nibwo nahise nsanga ubwo binegura hari ibirori byabaye bati habaye ariko katubyite gutyo yego turimo twinegura nyine abari bahuye baguye amaboko y'abagabo nibwo numvise mu byo twagiye tubazwa hari ibyo twagiye tubazwa duhuza ariko hari n'abandi numvise bavanze bagiye bazanamo iby'amoko kibaza si ikibazo cyacu kizanamo icy'amoko gute ku buryo na n'ubu bari babajije umva ni ukuvuga ngo ngewe nawe ubwawe Jado nge ntabwo bakimbajije ariko mu kwinegura abandi barabibajije iremera babiri barabibajije ibyo abandi tubyihorere tujye ku byawe nge ntacyo bambajije kuko ni iyo akimbaza kuko atangira kumubwira ati ngewe rwose ndi umuntu uvuga ukuri cyane cyane hari unabwiye ngo impamvu nge nahisemo kuvugisha ukuri mu bintu byose nasigajwe inyuma n'amateka atari babandi babatwa nibo bavuga ngo basigajwe inyuma n'amateka nge nasigajwe inyuma n'amateka ubwo ni iyindi nzira uzakenera ko nyimusobanura azaza nyimusobanurire rero iyo nzira nanyuzemo yatumye nsigarizwa inyuma n'amateka niyo yatumye mfata umurongo wo kuvugisha ukuri niba mbabaje ndakubwira ngo urambabaje niba unshimishije umuvugizi ari buna nambwamwe ati rero rwose ndagushimira uburyo wagyumbaza bikaba na ngombwa ko tunyuzamo tugaseka ndagushimira arambwa ati we ntushimira arambwa ati imaze nzabirwa no kwitangazamakuru narabimubwiye ni ukuvuga ngo ronge nanyihisemo kunyura mu nzira kuvugisha ukuri rero nge nta wari kumbaza ayo mafuti kuko nge ntago nyabamo yego ariko abandi bagiye bababaza ndabwo atari ko se ufata ikibazo cyacu cyo kwamburwa imitungo ukagihuza n'amoko gute kuki abantu bavanye bitavangika nuko kubera ko batabikubajije twabyihoreye kugira ngo tubirekera abandi wenda buriya tuzabaza turebe nabo icyo babivuzeho ariko tuganira n'umwavoka wanyu yatubwiye yuko mu myanzuro yafashwe habayeho kuba ubwunzi
hagiye kubaho ubwunzi hakaboneka n'ubunga kugira ngo ikibazo cyanyu kugira ngo kijye mu rukiko ahubwo abantu babanze bakiganireho habeho kungana. Umujyi wa Kigali wari wababwira ati tuganire cyangwa mukaba mwaraganiriye? Mbo ibyo ni ukuvuga ngo byatekerejwe ku itariki 6 z'ukwa gatanu babishyira kuri 14 z'ukwa gatanu. Ni ukuvuga ngo kuwa kane niho inzira y'ubwunzi izatangira. Ibyo rero ni ukuvuga ngo byarasabwe biranemezwa n'impande zombi, ari urega n'uregwa, ndetse n'uzajya hagati y'izo mpande zombi yarateguwe. Ariko ngewe icyo namaze kuvuga kwa biriya, niba maze imyaka 4 nirukanga, uwo munsi naza aje guhagaramo hagati nkabona ashaka kugira uruhande abogamiramo, ashaka gutandukira amategeko, tuzamwamagana kuko icyo dukeneye niba mu Rwanda hari amategeko ntiyubahirizwe. Nabibwe umuvugizi wa RIB nambwiye ati rero hari amategeko yashyizweho ntigeze ngiramo uruhare, ayo niyo nsaba ko yubahirizwa. Ibi rero uwo munzu uzaza nawe naza tukabona ari guca ku ruhande, uwo nawe tuzamwamagana dukomeze inzira, kuko inzira twatangiye ni y'amategeko, niyo kuvuza induru. Iyo rero ni ukuvuga ngo turayikomeje. Mu gihe cyose tutarabona uburenganzira duhabwa n'amategeko tuzakomeza tuvuze induru. Yego. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu tugiranye. Mwabwira iki abantu dusoza ku musozo w'ikiganiro cyacu muri iki kibazo cyanyu? Abantu bagifate bate? Hari abavuga bati ikibazo cyanyu, hari ababashyigikiye, ngira ngo hari wenda barabibakomorejeho bakabibabaza, kuko wowe wivugira ko wabajijwe ibibazo bigera muri 27. Ubwo ntago twamenya byose, ntitwabibaza, sinabyo twagendereye. Ariko iki kibazo cyanyu abantu bagifate gute, babumve bate? Nakunze kuvuga ko mu Rwanda uvuga ibitagenda ibo bagashaka icyaha. Iyo uri kuvuga ibitagenda uri kunenga amafuti, ibo bashitangira kuvuga ngo uriya rwanya leta, uriya hari abamushyigikiye, kuko nubundi mu byo nabajwe bavuga ko imipira twambaye twayihawe n'amashyaka arwanya leta yo hanze. Ngenda babwira ngo iyi mipira ni ingejado, tukimara kwemeranwa ibara tuzakoresha n'ibyo tuzandikaho ni ingejado. Imipira bayikoresheje nyikoresha mu mujyi. Bambaza amafaranga, ntabwo ati imipira hari waguraga 3500, waguraga 600, buri muntu yaguraga uwashaka. Amafaranga yakusanya gute? Barampamagaraga ushaka umupira n'uwashaka, amafaranga kamba kuri telefone cyangwa kamba mu ntoki, ngahamagara uyikora. Ariko bo baravuze ngo yavuye hanze. Ntabwo ati murabeshya, niba yaravuye hanze mugaragaza ibimenyetso. Rero ni ukuvuga ngo iyo uvuga ibitagenda bashaka icyaha. Abo rero babihuza no kuba hari abadushyigikiye. Nge navuze ngo ese ubonye umuntu gutera inkunga, igihugu cyo ntigiterwa inkunga? Niba igihugu giterwa inkunga ntibyitwa icyaha. Nge mbonye untera inkunga atari inkunga yo kwica abantu, atari inkunga yo kugambanira igihugu, iyo nkunga kuki ntayifata? Nayifata. Nuko twabuza abadutera inkunga ngo twiteze imbere. Ibyo leta umujyi wa Kigali watwambuye ngo tubibone, abana bacu bige. Ubusa abana bacu bari kwiga, ntabwo wabuze minerivare kubera ko ibyo byabariraga amashuri umujyi wa Kigali bisanyaguye. Rero ni ukuvuga ngo abasanisha ibyacu n'abarwanya leta bari kuvanga ibitavangika. Rero ntabwo twebwe mu byo batubaje n'ibyo byose birimo, ariko ni ukwibeshya. Ni cya kibazo kiri mu Rwanda cyo kuvuga kuba utari kumva ibintu kimwe nabo ugahinduka umwanzi w'igihugu. Ariko niyo babivuga, twicyo turi guharanira ni ingurane z'imitungo yacu, kandi mu mafaranga ntaho dukeneye ziranzo zabo. Inzu zabo bazaze tubafashe, tubereke abantu bakeneye amazu. Barahari hirya no hino, barahari. Twe rero icyo dukeneye ni ingurane y'amafaranga mu mitungo yacu. Ibyo bazavuga byose bashaka zavuge kudukorana bakayumba, ibyo bazabigaragariza ibimenyetso,
ngiye bavuga ko mpabwe inkunga na padiri nababwiye ati ikoranabuhanga riri mu biganza byanyu muzagaragaza iyo nkunga ya padiri ahinyura niba inyura kuri telefone mubigaragaze niba inyura kuri banki mubigaragaze kuko padiri mubona ku ma YouTube simusi ariko ibyo byose ni mu rwego rwo kugira ngo baharabe icyo umuntu ejo bamushakira ibyaha umve ngo Jado yafungwa kubera ko akora n'imitwe y'iterabwoba bambeshyera nge rero ni ukuvuga ngo uyu munsi icyo naba cyose nzaba nzize guhana uburenganzira bw'umutungo wanjye kandi nta nubwo nteze guceceka mu gihe cyose ntarabona ubutabera. So windi Jado akabazo k'amatsiko mbere yuko bababwira ko bazimura bazabimura hariya bakanabaha amagena agaciro yanyu mugize mukora inama mwemeza yuko mugiye kujya no mu itangazamakuru mbere yuko ariko icyo gikorwa kitaraba ko mugiye kujya mu itangazamakuru twe abaturage se bo wapi ni ukuvuga ngo kubera ko iki kibazo cyacu gitangira cyaje ari ikibazo kirimo iterabwoba ukabona umuyobozi aridumbukije ngo iki kibazo ngo ntabwo ngo kiganirwaho ukibaza umuntu ahubwira ngo umutungo wawe ntabwo muganiraho atarigeze gufasha kuwushaka wumva nagasuzuguro k'indenga kamere ku buryo ubumvaga ibyo bintu yatekereza n'uburyo umutungo umuntu ajya awubona ibintu byo kubitangazamakuru rero naho kubwo kumva ijambo ribivuye mu kanwa k'umuyobozi ry'agasuzuguro ugahita ufata umwanzuro ufata wapi ibi ngibi ntabwo nshobora kubiceceka ngomba kubisakuza rero kuvuga ngo turavugana n'itangazamakuru nuko byaje twabonye mbega twabiguyemo kubw'abayobozi babi reka mbite babi kubw'abayobozi babi bazanaga ivugo mbi y'agasuzuguro bazana iterabwoba kuntu uwo mushinga utaganirwaho kandi umutungo wacu ni umushoramari bashaka kuwuha bagiye kubaka amapatimenti 600 iyo patimenti nta mwana wanjye uzayiryamamo iyo patimenti ntabwo umwana wanjye si ishuri nibura ngo azigamo izinjiriza umushoramari amamiliyoni ngewe ntafiteho inyungu ariko ngo umutungo wanjye ubutaka bwanjye ntabwo buganirwaho aho rero kugasuzuguro twabonye barimo baradusuzugura niko katumye ibintu byose bizamuka n'itangazamakuru gutangira kugenda tumenyana naryo gutyo ntabwo ari kwiye dukora inama kuba tujya mu itangazamakuru nuko byagiye biza. Turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye. Murakoze cyane namwe. Iyi ni Pack TV IREME News. Ikice cya kabiri twifashishije amajwi n'amashusho byafashwe n'Umubavu TV. Mugira amahoro. Jewe ndi Ntwari John Williams.